Karasira uzaramba Karasira. uzaramba. Yego duhamage tugira ngo tumenye nibyo koko ibintu bimeze bite. Nibyo rwose. Ya ejo amasaha ya saa 9 saa 8 ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano. Yamaze no gusohoka ategerejwe ko umuryango we ukamujyana. Izweho nuko umugabo witwa Karasira tuvugana yamaze kuba yakurwamo umwuka cyangwa se ubu atakibarizwa mu mwuka w'abazima. Wako yafashe imiti asanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje ndetse ikaza kuba yanamuhitana. Umuvugizi wa RCS CCP Hilary Sengabo yasobanuye byinshi ku rupfu rwa Aimable Karasira uzaramba witabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge. Yatangaje ko yafashe imiti asanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa ibipimo kirengeje ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageje kumwambura imwe muri yo, ariko basanga hariyo yaramaze kuba yamira cyangwa se yanyoye. Ni mu nkuru rero cyangwa se ni inkuru ibyutse muri iki gitondo cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Uyu Karasira Aimable warusoje igifungo cye cy'imyaka 5, bivugwa ko n'ubundi yari yamaze gusezererwa. Rero mu gihe byari byitezwe ko ari butahe uyu munsi, nibwo yafashe ngiyo miti ikaza kuba yamuhitana. Ni nyuma yuko mu myaka 5 ishize uyu Karasira yagiye avuga ko ashaka kuziyahura bitewe n'ibyo yavugaga cyangwa se ni byari biri mu mutwe, ariko kuri uyu munsi abantu bari kwibaza ise niki cyatumye atiyahura muri iyo myaka 5 ishize akiyahura ku munsi uwo gutaha. Ni ibintu bitavuzweho rumwe n'abakurikiye izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ibinyamakuru, ariko abantu bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nk'uyu bita Uzayisenga Florier ese mugani yafataga imiti yo mu mutwe akanafungwa, sinarinzi ko umusazi afungwa. Uyu ngo yibashije niba ese umusazi akwiriye gufungwa cyangwa se umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Uyu ngo nawe ati muceceke mw'abantu mwe mwakire ibyo mwumvise, ibindi mubirekere Imana. None se umurwayi wo mu mutwe ko bamujyana kwa muganga baramufunga? Ibi ni ibitekerezo by'abantu bari gutanga ku mbuga zigiye zitandukanye, ariko usanga abantu batari kumva neza urujijo cyangwa se bafite urujijo kuri uru rupfu rwa Karasira Aimable uzaramba wishwe n'imiti yo mu cyangwa se yishwe n'imiti y'uburwayi bwo mu mutwe. Gusa nuko mwagiye mubyumva inshuro nyinshi, uyu Karasira mu biganiro byose yagendaga akora yavuga ko umunsi umwe aziyahura. Bishoboka ko rero yaba yabonye amahirwe yo kuba yakwiyahura akaba yafata iyo miti. Umuvugizi rero wa RCS Hilary we yavuze ko uyu muntu yatashye bamuhereza ibyo byose, rero mu gutaha kwe bari bamuhaye iyo miti byose bari bimuhaye ngatahe. Rero mu gihe yaratarahura n'umuryango, rero bivuga ko yaba yese afata iyo miti yose akaba yayinywera rimwe cyangwa se akayafatira rimwe yose nk'uko yakabaye, bidakurikije inama za muganga, birangira iyi miti imuhitanye. Rero Karasira Aimable hamwe n'umuryango we turabihanganishije, navuga ngo Imana yabakire koko niba ibyo biri kuvugwa ari byo, ariko navuga ngo Imana imwakire cyangwa se aruhuke iruhuko ridashira. Ni ibiganiro byacu bya CI Empire rero bya buri munsi ko ari ku CI Empire TV. Ni buri mucya ukande subscribe ukande na like kugira ngo turusheho kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.